Gitondo cyiza boring. Sana. Bana iza kabitse. Meze neza. Bravo. Meze neza. Nta bibazo ufite mwino minsi ko mbona abantu benshi basigaye bakora bashyira agafaranga ku mufuko. Utagashyize ku mufuko agashyira kuri konte. Abantu basigaye baba amafaranga kuri konte ntago abantu bameze neza mwino minsi. Ntabwo wowe usa n'udafite amakuru. Ariko reko byamera kose burya kudashyira amafaranga kuri konte wayasubiza mu ihembe nko mu bihe byatambutse. Akubwiye umuntu asigaye ashaka kubona inoti ya 5, inoti bwa make wapi, agashakisha idolari cyangwa n'andi mafaranga y'amanyamahanga, agakubita ku mufuko avuga ati we never know ngo ntawamenye. Abantu bageze mu ciciro cyitwa ngo ntawamenye. Anga ni muri ya myaka yasinejejwe nabyo. Nibyo nakunezeza nonera ariko uramutse wumva n'ibivugwa ushobora no kubagarukira kuri purusa runaka kuko nta wamenya kera ngo sinzi wavuze ngo utaza karayifumbwa arazifu ifumbwe ni ahantu hazwi ni muri Kongo ni mu Rwanda ni Burundi ni Tanzania ni Uganda ni ifumbwe se ariko ni mu Rwanda mu Rwanda buriya mu gihe cy'abami babaga bari bugabe ibitero bajya kwigarurira ubwami butandukanye za Bunyabungo n'ahandi hari ahantu rwose n'ingabo zakambikaga ariko ubundi twazagize igihe tukajya kwasura ko ubukerarugendo nabwo bumaze gutera imbere mu gihugu cyacu ntituzajya tubaza ibintu wenda cyangwa tubyiga nkaho bidahari kuko ushobora gusanga kuntu abantu barangara kubona nk'umuzungu ushobora kuva iyo za Buraya za Amerika araza akasura mbere nuko umunyarwanda uhatuye amaze imyaka 5 atarahagera utanagenda amenye n'amakuru yaho mufumbwe yabigenze gute hanyuma se siga mugani cyangwa n'umugani simbizi nawe rigenda gusetsa oya ntabwo ari byenda gusetsa ahubwo ni asugo turayitikira utaza karayifumbwe arazifu ntabwo ari umugani mugufi ntabwo ari inshoberamahanga ni insigamigani iraba insigamigani pe kuko byanze bikunze yarengurizaga mu gusobanura yuko utazi biriho kandi bishobora guteza ikibazo ashobora gusasa akaryama akaba nkaho ndi ngo sasa turyame nubisaba akantu kashobora kuma kambi ari nk'akindambi imfura yanyuza si yariye wagakize kero byose bashani bage kandi burya ngo ujya kuyihimagira gute arayirariza ibyo yene byo guterura urumva kabihuza n'inda abantu bariye abantu b'intara biriye batera donc ibyo kurya bakariye none bikarangira ariko ngo n'amavuta y'umugabo nta muraye ku murundi ariko icyo kintu cyiteho cyane niba inkoni ikubise mu cyeba oya nawe tubange migani ngo gawa wagiye gusaba ariko reka tubihoze pe gerageza niba bavuga yuko mutaza karafumbwe arazifu undi akabataho gupfa none napfejo undi akaza agateza ujya uyihima iyindi dufite ahangaha ni pe iteraniramo byose ikirobanure bijya hari ariko ngo ushaka kuyihima arayirariza bibanze yo kwirariza ngo ako gafukarare ngo uri gutangira kurima zafumbwe ahantu imisozi yose kahindura zafumbwe ukarya ibya none n'ibyayo kuzafumbwe utatiye n'ifumbwe aho biba byakurangira niyo mpamvu mu minsi ishize hari ibibazo bahungu barahaguruka mu gihugu duturanye hakurya Kongo Kinshasa hari Kongo hakurya bayita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Democratic of Congo mu ndimi z'amahanga iyo Kongo habonetse abagabo bavuga ngo twiteguye ngo twebwe ngo tujye ngo kujya Kigali ngo na Kongo ngo tujye Kigali ngo tuzahagarara hano hafi ahangaha ngo dushwanyaguze Kigali gutyo okay hanyuma umugabo umunyamakuru akoreye ikinyamakuru baho semyebuka aza kubaza rero umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda amaze ati bimeze gute dupakiwe twacu twigendere tubigera aho gati hoya muhumura ifumbwe hari ifumbwe ko tutazi biraye dukoreye ati muryame musinzire murarenzwe good sibyo umutekano w'u Rwanda urumva ko ari urwego uriho oya buri kigega kandi koko burya hari ukuntu abayobozi bajya bizeza abaturage bitangaza wabishaka ugasanga ni ibintu biri aho ngaho ariko buriya mu Rwanda hari ikintu maze kwitegereza niba bakubwiye ngo
byamusinzira. Ushaka kuryama. Ukwiye kuryama. Kuko ntabwo ari ibintu byo kugenda ukabakaba amasaha 24 ufite ibyo ukora wakora. Hari umukobwa ngo babonye ari mwiza cyane. Ntabwo ataka umukobwa uri mwiza atari kwivuga. Yari umunyarwandakazi. Umunyarwandakazi. Baramureba atakuca munyuri mwiza. Umunyarwandakazi ni nabiza. Abanyarwandakazi ni nabiza. Wajya kwimenye vuba se niko bahoze. Yagize ngo ni generation yacu. Yagize kuri cyacu ubona yari uko baje mu iterambere. Yarabashibije. Abona u Rwanda ruri mabanga. Yarabashibije ngo iyo mwiza uri mwiza. Niyo ugenda iyo cy'uburyo. Ngo niyo ugenda urabyiye. Niyo ugenda nawe ubyiyumvamo. Rero bihuye ni ufite umutekano rero ntabwo byibaza. Ntabwo rero ufata telefone ukayisiga ahantu ukayihasanga ukajya gukora icyo ushaka gukora ukaza ugasangira hati. Ufata inzu ukaryama ugasinzira ugacya ibintu byawe bihari. Ariko burya no ufata inka urumva ukazororera ku musozi hari ukaza ukaryama mu wundi murenge ntawe uri buyishimute. Mu gihe abandi hari n'uyirara wishyira munsi y'igitanda ntabwo ari igitanda bubaka ibintu byita intara hejuru ku buryo ntaryama hasi. Ni intara cyane intara. Oya rutara kijya kumera nk'urusengero inka abantu buriraga iterambere rikarara inka ikajya munsi ku batayiyo ariko nabwo kubw'amahirwe mabi urabizi inzu baradovomora inka bakajyana wavuga nawe ukasiga umutwe. Ariko i Rwanda hano umutekano uri ku rwego rwiza nimeze neza. Ariko nubwo bimeze gutyo rero ngenda garuka ku cyo waruvuze cyo umuturage wabajije by'akarayifumbwa baze umuyobozi w'igihugu. Yego. Ashobora kuba yari afite rezo cyangwa se yari afite igitekerezo cyangwa yari afite ibyo aheraho. Kuko mu Kinyarwanda barongera bakavuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Nicyo ngicyo rero maze iminsi ndeba ku bitangazamakuru bitandukanye. Yego. Ashaka rwose byaravuzwe havugwa iby'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ndetse biza kugera ku rwego ngo umujyi wa Goma ufatwa ndetse amakuru naje kubona nuko barashe ibisasu bigera ku Gisenyi mu Rwanda ari urahabona kuri Petite Barriere arabaguye bagera kuri 5 inkomere nyinshi ndetse n'abayobozi bamwe mu bayoboye igihugu cyacu mu buyobozi bukuru barabitangaje. Ese wabutekereza ko umuturage buriya yabajije ikibazo kiraho gutyo gusa? Oya nicyo nkubwiye kandi uru gusa. Yego. Akantu kose burya akaba gafite impamvu ariko ukaba unibaza uti icyo se reka tubigeranye mu by'ukuri kuko abona hari insenya zijya zibaho ariko agatekerezo nsoma k'inzovu. Inzovu ngo urushishi rwahize gutya rujya ku bitugu. Yego. Inzovu yo yiyambukiraga ikiraro. Inzovu irangije irambuka ikiraro. Kandi igira ibiro byinshi. Inzovu niyo nyamaswa nini. Niyo nyama yabishidikanya niyo nyamaswa nini rwose ku butaka. Irangije yambuka ikiraro cyagenda kidigadiga ariko iratwaza irakomeza yagendera irajyambuka ariko kidigadiga nayo kadigadiga uti noneho karabaye byatinze yisanga hakurya urushishi rutera hejuru kira twari tugiciye urushishi bwari ruri ku bwoko w'inzovu twari tugiciye pe twari twasize ubuzima. Ariko se nyongera mbi nyine ko ari intuza. Oya sabwa icyo nshaka kukubwira rero hari ukuntu ibintu biba biri aho ngaho usanga ninde iki ngiki kiri kureba. Yego. Kuko niba hari umuntu uri mu kazi akavuga ati njyewe wenda nkagira nka mwarimu nzi abana banjye nigisha nzi nuko bameze. Yego. Ndabareba nkavuga capacité ku buryo no guteganya twebwe mu mashuri wishuri nigisha mu mashuri mpuzamahanga twe tugira bene abana wenda gukora ibintu harya mugira Cambridge program. Yego. Okay. Yana wenda gukora ibintu bya leta ibyo twakwita nk'ibya leta byo mu Rwanda ahubwo ni byo kaminuza ya Cambridge biri ku rwego rw'igihugu cyabo. Ni kaminuza. Ni kaminuza ariko ifite amashami kugeza mu mashuri abanza. Wigisha muri kaminuza? Nigisha program yatanzwe na kaminuza yatwa Cambridge. Icyo nzatuganirizaho undi munsi nakibazo. Ariko icyo nyakora bwa ni uguteganya. Abantu bateganya iki? Amanota uyu mwana Isaka muri iki ubuhanga afite hazagira A+ cyangwa A iruha kanyenyeri hanyuma uko bigenda rero ni gute ndavuga ngo umunyeshuri Isaka azabona sa cha inyuguti ya cha ye ni cha se ni se cha ngavuga ni noneho uwitwa
uwitwa Sindayigaya azagira B. uwitwa tuvuge Claude azagira A. Kandi ibyo bintu bigiye kuza hafi ya 85% biba byegeranye ntabwo bavuga ngo mwarimu ngo ntabwo ntiyabyumvaga ngo kuko ngo byagize gute ngo atagize ngo ijana ku ijana ntabwo byahura bwijana kujana ngo ugende kwa kumwe icyo cyakukubwira niki hari abantu b'abahanga bapima ikirere uziko umuhanga ngo areba igisiga kiguruka akabye ikizatera igihunitse inkoko irahunika cyane ibiguruka birahunika akabura igihunitse areba n'igihura akabye kizabamo iki igihunyi rero niba iryo jisho rya rubanda byarakureho byamusinzira nubwo hatabura utwo dupurusa duke na 15 gatatu bitagenze neza niyo mpamvu nkaho bapfuye ariko nanjye nasubiramo bavuga ngo yaravuze ngo byamusinzira kandi nanjye ndaryama gasinza zibwa nanafunga kera nibyo koko ariko kera ubwana Isaac Nkonde nyivuga ibyo hari umugabo ahantu ko barone byo kuri social media hari umugabo waravuze ati rwose muryame musinzire nta kibazo gihari afite umunyamakuru uri kurangura cyane akirivuga papa amucana ibintu byakomeye ibintu byari bihindutse byabimuhindukiye ashobora kuba ari mu mujyi wa Rubavu niba dashaka kwari Rubavu cyangwa ari Goma hafi aho ngaho ariko nanjye narakabonye cyane ariko uriya we yabivugaga nyine nk'umuntu uri aho ngaho yenda w'umuturage ariko burya na kera baravugaga ngo umwami ni umwami wa rubanda bivuze rero ko burya umwami yareberaga rubanda mu yandi magambo kandi nakokuru niba burya urwego rufite mu nshingano rutanze amakuru burya mu makuru niba bakwiye guhabwa agaciro ariko hari icyo nanibaza ibyo byose bihuhuta cyangwa se ayo makuru twagiye twumva ubundi buriya ubona wowe imvano y'iriya ntambara yo mu karere k'ibiyaga bigari kuko ibiyaga bigari sinzenda niba rimwe na rimwe abakunzi bacu ibindi biyaga bigari ni ibiki harwe bizanye kanaducanga bya ngo wenda ibiyaga bigari byo ni igice kigizwe n'ibihugu bigera kuri numva ari 5 reka ndabikubwiye reka nta nubwo ahubwo reka ndikubwiye we nta nibyo uzi ntabyo uzi reka dufatanye niba ugize umubare ntabyo uzi urajya uvuga kimwe nanjye uvuga ikindi nibeshya kandi urankosora nanjye ndavuga nta kibazo rwose icyambere u Rwanda rurimo vuga urwawe ivuga icyawe harimo Burundi Kongo Kinshasa Tanzania Burundi ntabuvuze se kuri gute Uganda wayivuze hazamo na Zambia Kenya birarangiye ariko ntabwo byarangiye aya norenza ngo ntabwo ndi ubyemera harimo n'ibihugu binini harimo na Mozambique na Congo Brazzaville izamo na Zambia tuyisanga zinjiyemo ryari byahozemo gusa habaye hakano gato bise ngo CPGL haba umuryango wise CPGL wari uvumbiye hamwe u Rwanda Burundi na Congo kujya habayeho na passport na kwa kango bise ka CPGL kaba gusa ukaba ushobora kugenda gutembera muri ibyo bihugu byose bitatu u Rwanda u Burundi na Congo cyane ko mu mateka y'u Rwanda ayu Burundi aya Congo n'amateka ajya gusa rega n'ibihugu bivandimwe buriya iyo urebye n'imico ugasanga n'ururimi ubwo uvuye hano uvuga ikinyarwanda ugiye mu Burundi mwakumvikana n'abarundi ugiye hano muri Congo burya mwakumvikana ariko icyabihuje cyane cyabikinze yego cyaje ari amateka yahereye muri conference ya Berlin yo mu cyamagana 884 kugira ngo yatumijwe na Bismarck Otto von Bismarck watumijwe nama ni chancelier abanyabura ubudage yahoze ari abanyaburayi babigize ibitangaza n'ubundi nk'uko bakunda kubyigira cyane twarakubiswe burya wanasanga ari nabyo tujye tunenya reka iyo ngingo tuyihorera ariko baje bikwiza Afurika baradukubita baradukoloniza aho nk'ibyo myaka abandi bende uko habanjeho kuba ikintu cyikiswe ubucakara traite négrière ubucakara bamanuka mu Burayi bakuru bakita muri Afurika bagapakira ibicuruzwa ntugire ngo ni ibirayi n'ibishyimbo oya harikindi abasore b'Abanyafurika abasore beza bafite ibizigira bapakira amato nk'uko bapakira soya cyangwa amasaka
baratambikana mu nyanja yitwa Atlantique bakubita muri Amerika cyane cyane y'amajyepfo aho bahingaga amasukari agahinga ibisheke bagahinga ibyayi n'ingano ibintu byose barabakoresha byazamuraga inganda zabo. Ubwo amafaranga aho ngaho bahakize ibicuruzwa bagafata amafaranga bakazamuka bakabitsa wabo mu Burayi, urunyumva mu Burayi bagafatayo dukeya bamanukana kuza kurangura ibicuruzwa baranguraga nande se muri Afrika hahoze ikibazo Afrika ifite ntabwo nzaho kizarangira. Hahoze abagabo n'ubundi baraho nakwita ibifobagana batekereza ibifobagana baranduzuka ugakanda kigakandika ari babandika Nyombya yavuze ngo bafite mu mutwe yadakomeye cyataraje bite mu mutwe yadahoro ari aho ngaho kandagira ikintu kuva ari abayobozi z'ibifufuma ari abayobozi bakabazanira utuntu nk'amacupa itabi ariko gore misengera gahinda ingofero misengera gahinda buriya umuyobozi yabaye igifobagane nkuko bivuga yanze bikunze uribaza sinzana nigeze nsoma baravuga ngo iyo umuyobozi ahagurutse abayobora baba bicaye hanyuma iyo umuyobozi yicaye abayobora baba baryamye iyo umuyobozi aryamye abayoboye baba basinziriye iyo umuyobozi asinziriye abayoboye baba bapfuye iyo ugiye kubihuza rero icyo kintu cyo gufobagana k'ubuyobozi burya umuyobozi yakwiye kuba ari strong mu byo akora ndetse mu byo ashinzwe kandi kuneza yabareberera ngira ko byumva kandi nakugura bwana Isaac rimwe na rimwe tuvuga ubuyobozi abantu bakabyumva mu kintu cy'icyuka cy'amajejuru ariko nushaka twitire ku buyobozi nk'ubw'igihugu twifatire n'ubuyobozi busanzwe ureke n'ubw'umudugudu uretse gato nkubwire ureke ikintu cyose cyitwa ubuyobozi ku muntu urabona umuntu ni munini cyane ari mugari mushaka ko umuntu ufite metero 200 cyangwa 3 yego ariko ku muntu harimo agace kitwa nyobozi iyo kadakora neza umuntu aba yarangiye sibyo niyo mpamvu yakubona ukabona umuntu burya niyo mpamvu tugira za wese toilette hano umuntu ajya kwiherera akahakora ibyo ashaka kuhakora abandi bagita surwumwe ntawe utajyayo byariko numvaga nahita ahubwo ngo n'urwumwe kuko nahantu umuntu ajyama akabari wenyine akiherera abandi baze gusura urwumwe ntabwo byumva neza ariko ari umuyobozi gato akugiye kujijisha kandi bone mbagara atagavuga ntarakibagira uwo muntu iyo byamaze kwivanga mu mutwe doke muri nyobozi hano hejuru mu gitwariro mu mutwe mu bwoko bwonko buri iyo bwamaze kutagenda neza bimwe budakora neza ntaba kibuka kujya muri cya cyumba cya surwumwe cyangwa mu abirangiza aho ngaho impamvu zasanga ibihugu bimwe na bimwe bimeze nk'ibiri kubyirangirizaho hano karakome nkubeke kubyirangirizaho wenda cyangwa ukwirangiza reka tuwe kubyirangizaho wose mu gihugu cyira urumva niba ari ubuyobozi bw'igihugu urumva burarangiza igihugu kiba cyarangiye u Rwanda rero narwo rwigeze rugera muri bene nk'ibyo bihe hafi kurangira ariko wenda reka yo yabindi ngingo none se iyo urebye ibiri kubera nyine mu karere k'ibiyaga bigari ko twakabonye karagutse ni kanini bihagije natwe kandi niho twisanga nk'abanyarwanda ubona ira ntambara ubundi buriya wakomeje ku mateka ya Otto von Bismarck Ramudage yego muri conference de Berlin yo urabona aciyemo imyaka myinshi guhera mu cyamagana 884 kugera mu cyamagana 840 gutyo hafi n'igihe kirekire none se bigahurira he nyine n'ira ntambara imaze iminsi ivugwa kuko urabona yayogoje akarere ku buryo ubona aho unyuze hose iyo uketeye mu rurimi rw'icyongereza usanga ni M23 n'ibiki wajya mu cyongereza wajya mu kinyarwanda ugasanga mbese niyo nkuru ubundi iyo birebye usanga M23 ubundi wowe aho gukivuga ibintu bya M23 hari n'abajya bagereza kwishyira mu kinyarwanda bakahita mama 23 ariko numvaga abavuga mu kinyarwanda bo babyibeshyeho ntabwo bagomba kuvuga mama 23 bagombye kuba bavuga wa 23 bituruka hese ubundi iyo mu rurimi rw'igifaransa iyo M bivuga barahinnye n'amasezerano yabaye ku itariki ya 23 Werurwe we mwaka 23 Werurwe ntabwo ibintu ntabwo wabicambuye neza cyane ariko amasezerano yabaye 23 ari 23 Werurwe cyangwa 23 Mars urumva M23 yaba mu cyongereza uvuze M23 birajyana ko bihura M
mu cyongereza ni March kwa kwezi kwa Werurwe, mu Gifaransa naho ni Mars, nta kibazo bigihari. Ariko mu cyangwa uvuze ngo ni mama 23 hari makabazo kuko ubwo ni mawa ni aho kujya ubwo ni mayi curitse akaba wa 23 Werurwe kwa 23 ku mwaka dushobora kumenya cyangwa abantu bazi amakuru neza bakaba batubwiye bajyanye amasezerano rero. Yego, bayagirana abantu bamwe na bamwe bo muri Kongo, abanyekongo cyane cyane ngo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Muse muri Kongo abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mpaye mwe mugabora ahantu se ahubwo batara abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku ino si ni he. Ariko by'umwihariko bo muri Kongo bo ni abakongomani, yenda hari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bari muri Amerika, hari abo muri Faransa, muri Aziya, hehe na he. Ariko abavuga ikinyarwanda bari muri Kongo abenshi ni abakongomani kavukire, n'abakongomani nk'uko rwose batavuga igiswahili n'igifaransa ko mbona arizo ndimi bumeze kuvuga ururimi. Hari icyo twita ururimi kavukire nyine. Ururimi kavukire wese niho bavukiye bavuga ikinyarwanda. Wese wavukiye mu Rwanda ukavuga ikinyarwanda uko tuvuga igifaransa se je parle de très bon français, pas de problème. Oui, urabona abanyarwanda twese tuvuga ikinyarwanda. Yego, abakongomani bavuga iki ariko bihuze na conference de Berlin numva. None se wenda uri bumvune rero reka dufate ingingo imwe kugira ngo musobanure nibura dukenze. Ntabwo mbizi ibintu cyane ariko ari dukenze. Nanjye ndagufasha kuko hari ibyo numva, hari ibyo nasomye, tugenda dufatanya nta tujye gato kugira ngo turwane ikintu cyitwa ifobagana. Yego, burya twanarwana arabyanga ko kurwanira kuri kamera, ahubwo ibyo tutumvikanaho twasanga n'izindi ncabwenge. Icyiza ubaho n'ubwo umuntu yiga nuko hari n'abandi bari kubyumva agiye akadama bati ibintu aho ngaho rwose mwatayanzwe utagutayanzwe nabyo bibaho mwatayanzwe bavuga yego bagira gutyo ariko ya conference de Berlin yo mu Budage abahungu baricaye bafashushanya Afrika neza uko ishushanyitse, urumva na Madagascar bayishyiraho bayitera imirwi. Madagascar rero ni ikirwa kibarirwa mu Afrika, bayitera imirwi baravuga ngo aka gace ak'Abafaransa, aka Abongereza, aka Abaportugal, aka Ababirigi, aka Abadage, aka Abataliyani. Kugira ngo bari na benshi byari ibihugu ngo 14 ntabwo ari benshi, ariko na leta zunze ubumwe za Amerika yari irimo ubu. Oya nyamara ngo yari muri iyo nama conference. Kuba mu nama ni kimwe ariko mu mirwi yatewe nta murwi watewe na Amerika banze itarigeze ikoloniza Afrika, nta murwi rwose wateyemo, ahubwo icyo cyari yamaraga iki umuntu yakoraga iki mu nama itari burye ku mukati. Erega bura ni nk'umukati bagabanaga. Nkubaze ngaho yo hamaraga iki se bamugana idebere cyangwa ari polisi, yako ari polisi muri conference de Berlin. Ngaho rero aho akaga ka Afrika katanye. Okay, good. Yo niyo nkomo baranje rero tuzi wacu havanga n'ibya biyaga bigara. Ububirigi buraza bufata Kongo Kinshasa bibamo. Yego, Ubudage buraza bufata u Rwanda, ufata Tanzania, ufata n'u Burundi. Aho ngaho rwose baza baratekana bakora ibyo bashaka gukora, kwitwa wicwa kicwa utukwaga tukutose. Nicyo cyabagenzaga cyabari ninda akafuka tugendana. Sinabazungu barya bagiye baragira nibo bagira n'abakolonizateri nabo nabanyenda. Bigize hari imvugo niba ntekeza ko Umunyarwanda yavugiye ku bazungu, yavuze ngo umugabo n'urya utwe akarya no twabatugiye ku mpyisi. Ntabwo ari mpyisi jango oya ubundi oya mpyisi ngo bayivugira iduru biravuga ngo umugabo n'urya utwe akarya no twabandi. Ntabwo ari ibyo bikuriya yavugiye kuri hayina kuri hayina pe ntabwo ari umuntu wayivugira ngo ni hayina. Ikiriho ni iki kamumbaze ngo cyane ku mpyisi ndumva ari ubundi babanza ko mu Kinyarwanda ngo umugani ungana kari ugana ese ni ugana cyane ungana. Oya yewe ugana ndakiga pe ugana kare rero ndenda mwarimu ariko ndishyurwa ntabwo nkorera aho ngaho ari kibazo n'abakunzi baba birimo burya nabo kumwe muganire ugana kariho koko. Ariko kera Abanyarwanda mu buhanga bwabo birindaga kugira ngo babe batunga umuntu ukomeye urutoki, hanyuma bakubona nk'aho Isaac babati Isaac ko ntakunda ibigori bizamugora. Ntabwo si ibyo ngibyo, ariko nivuga ko ari Isaac n'imbaraga afite
ashaka kunkubita ingume nkagwa ibyo nkahita bitwerera iki impyisi cyangwa bakame ariko cyane impyisi yahawe byinshi pe hanyuma y'impyisi iyo bayivugirije induru bati yo bite waje impyisi atari zogeze imorana sibyo aho ni ku impyisi ubundi kuko itazi impyisi ntabwo izi guhiga cyane ubwo kunda kwirira ibyiki iby'izindi nyamaswa zahize hanyuma rero niba yamaze kugira ahantu iparika ibintu ihaze ikirukange kavuga ati akasha nicaga kwavunika amajije ariko kamanze nje nino hene ingwe yatsinze ahangaha nayo ikigira gute ikayiteko ati ko ingwe ijya kuburana rero mumbabarire umugabo n'uryo utwe akarya n'utwa abandi hari ahandi impyisi ko yahagorewe ariko ngo impyisi ndi niki umuntu bajya babivugana akujya ukumva impyisi bagiye kwivugira kugenda babwirije induru igenda uko yirukanka ari nako yasamye agasazi kayigwa hehe mu kanwa irabumbira agakocora iti kwasama kubi niki nukurira nabundi cyo kurya kose nuko icyo nashaka kukubwira abo ngabo bavugaga ku mpyisi ariko nta ntekerezo atari impyisi nabihuza nabo bazungu ibihugu bafite ibihugu cyabo bavukamo abitwa France n'abafaransa abirigi n'ababirigi icyo bakora iwacu hangaha niki nuko dusiviriza civilisation namnagana turi civilize civilisation yacu ntabwo twagira civilisation y'Ubufaransa y'Abanyamerika y'Abataliyani y'abaki iterambere ryatugeraho gute iyo batajya kuza twari kumenya yuko iterambere se niki na internet no kunywa n'imbunda se baje kurunda hano ngo turasane tumarane wenda ibyo abantu bashobora kubisesengura mu bundi buryo ariko nyine uramutse witegereje ibyiriya ntambara yo mu karere k'ibiyaga bigari ubona se yari ngombwa cyangwa si ngombwa ku ruhande rwawe hari umuhanga niba ari umuhanga cyangwa ari indwanyi sinzi uvuze ngo ushaka amahoro ategura intambara nta nubwo mbyumva kimwe nawe 100%. Ariko icyo nakubwira kubyanjye ngiye kutangegitse nta na rimwe niri rimwe intambara ari ngombwa kuko nta n'ikibazo na kimwe intambara igeze ikemura nta kibazo na kimwe mu bibazo isi yagize kigeze gikemurwa n'iki n'intambara abantu bajyaho bakumva imitsi bakagigizanya bakagira gute ariko however bisoza bagomba kwicara bakavuga bati reka tubyumvikane bukimwe ibintu ntaho byazatwitugeza turazoza tumaraniye ubusa bakajya inama ariko kenshi nyine intambara ibaho kubera yuko nyine kumvikana byanze arabyo ntekereza nyine byaya amasezerano wasobanuraga M23 cyangwa se reka nayo ubwawe yabayeho yabanjijwe n'intambara rero yabanje intambara aravuga ati bamaze kumva bamwe imitsi imbaraga zicitse aravuga ati reka tuganiremo ariko maze kuganira n'ibya bindi abantu bakunda kuruhanya ati n'ubundi ntabwo nari mbirimo aho kugira ngo avye mu masezerano neza arongera ayahubukamo asubira gutegura intambara muri se amasezerano muri make yavugaga iki ibara makuru bifite uko njye uko numvaga yuko nyine abavuga ururimi rw'ikinyarwanda babarizwa mu burasirazuba bwa Kongo nabo bagomba kugira uburenganzira ku gihugu cyabo bakashyirwa mu ngabo bagahabwa imyanya ya leta bakishyira bakizana nk'uko umuturagihugu wese cyangwa se umunyagihugu wese agomba kugira ubwo burenganzira. Ayo niyo makuru hari namenye. Hanyuma niyo ataraje kubahirizwa urumva rwose ugishubike neza mu magambo make yahiye umuntu wese kangubwira undi hari bitamumvikana mu ndirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda bayita ngo Rwanda nziza igihugu cyacu ntawe uyitera yicaye haryo bwo wahagarara cyangwa ukabyora genda ukivugira amagambo yigize ubwo ndabimenye burya kwiga no kwiga none ndarya pe ndarya rwose kwiga ngo nahora yiga igihugu cyatubyaye yego umuntu afite umubyeyi mama cyangwa papa nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo uyu siso ari weso niyo yabivuga kandi ntabwo yagutandukanya nawe sibyo biragoye ntibishoboka wenda yagutandukanya nawe yabatandukanya muri distance ariko nta n'uwanezezwa gukora distance akavuga ngo wenda wowe ujya hano ndajya ariko no mu maraso akomeza yitwa so nta kizamuhindura kuba ko ari so kandi koko nta nyina w'umuntu ngarutse rero ku kintu waruvuze niba jewe igihugu cyanjye cyambyaye ari u Rwanda yego who are you ni wowe urinde
umvana mu gihugu cyanjye. Ninde ufite ikibazo? Wowe umvana ku mubyeyi wanjye cyangwa ninde ufite ikibazo kuko nshaka kumwana n'umubyeyi wanjye? Ariko ubwo byose biba biterwa hari n'amasezerano. Ntabwo oya kuvuka kankubwiye abanyarwanda reka tuvugishe ukuri kandi nivuga kwanjye iyo nza guhabwa uburenganzira n'ubu mfite imyaka ugahitamo igihugu ngomba kuvukiramo sibyo nari guhitamo kavuga njyewe bori ntisemo nayo u Rwanda kadebera kwiga mu Rwanda biragoye biki akazi karagoye urumva ibintu byinshi nkaribaza igihugu gifite nkabanza nkiga bari kwiga mbere yo kuvuga nkagishyira ku ruhande nkajya mu Burundi ngashyira ku ruhande nkajya Kongo ngashyira ku ruhande nshobora gusoza Afurika mugana oya ntabwo ndivugike muri Afurika nkare igihugu kimeze neza mugana kwaza bakwizamukirara Amerika kugeza ngo USA yose kuva muri hejuru Canada na bwaburwa bwayo kumanuka fo muri za Nshiri na za Peru nta kintu cyitwa isasu igihugu byahanganye kirahavugira ukumva ariko byo biterwa n'iki twebwe muri Afurika uretse ibyo bintu uretse bazi rwaserera bigenda gute aho ngaho nahita avuga nkareba mugabane wa mbere ibyo kucira mu Amerika igihugu ni ikihe kanigiye muri USA niho hateye imbere gusumbaho USA leta zunze ubumwe za Amerika ariko naho ni leta 54 nabwo nkapata mfate New York mfite ariko kurangira uvukiye New York mfate he New York cyangwa Washington ariko renga New York nkareba karitsiye na Washington ntabwo Washington na White House aho ngaho umutekano urumva buga noneho ahanga urinze Trump Biden unaje afite umutekano mwicara noneho ngashyira akaguru kandi boringo urabana mu bicyayi n'imwe abisi benshi ko aribo bahitamo kuvukira unyibukije akano minsi yashize mu gihugu iwacu hari abatipe ngo bari baragiye kwiga hanze bageze mu Rwanda bagenda baboriyanta aho bagomba kujya gukora kugira ngo bateze igihugu imbere kuko burya igihugu kigomba kuzamuka mu nguni zose bamwe rero muri bo ngo bahise bazunguza umutwe bavugatera kareka ntabonye akazi hafi na Serena ntago ngiye najya ikintu cyantangaje rero nuko abantu bari barize ibintu byo gukamura ibishanga ibintu nk'ibyo ngibyo ubona byo bigomba kujya mu cyaro bakajya za Kanyonyomba bakajya gukamura bene ibyo bishanga hose hirya no hino igihugu kikazamukira rimwe ubwo rero bavuze ngo hafi na Serena akibaza se hafi na Serena se hari ibishanga bingahe ku buryo byagabanywa abo banyeshuri bose ubwo rero bivuze gutyo bijyanye naho umuntu avukira abantu bose bari kwifuza kuvukira ahantu runaka rimwe na rimwe ugasanga ntiyabasha no kubakira kubera ari benshi ariko kubera ko nta muntu uhitamo aho avukira umuntu yewe isanzwe nyine yavukiye ahantu agomba kubyakira gutyo noneho ikibazo kibikihereye yego twagize ikibazo twagushyishyano ikiremwa muntu no mu Rwanda hano iwacu byarahabaye yego n'ubiracyahaba aho umwana w'umukobwa cyangwa n'umugore kavuga umugore muri rusange atwarinda yamara kuyitwara akanirwa no kuyikuramo nibura na mbere kuko bitagenda cyangwa akanabigerageza umwana akavuka yamara kumubyara amubyaye adashobora kwivugira n'imva sinigisekera mwanze akavutse akamufata akagenda akajugunya nko mu mugezi akagenda akaba yajugunya igikorwa cya kinyamaswa ikarito n'ubusimba n'ubunyamaswa ahantu rwose akajugunya agasugunya akigendera tugaruke rero ku gihugu nka Kongo n'abakongomani ituwe n'abakongomani bagera ku 100 ukizemo nka diaspora ni kimwe mu bihugu gifite diaspora nini cyane gitwa n'ibihumbi 100 gusa miliyoni 100 zisaga yego n'igihugu kinini rwose bashyiramo diaspora n'abantu niba bagira muri miliyoni 110 ariko still kuvuga ngo abangaba ngo ntibagomba abo bantu bose batangije ubwenge ngo mwebwe muri abakongomani ariko ntimuzabe muri Kongo tubehe ko ari ikibazo none se ubuyobozi bukabyemera kuko mu mezi nk'abiri ashize nagiye mbona abantu ibintu bimeze nk'ibyabaye mu Rwanda muri jenoside yego ukabona abantu bari kwirukankana abandi noneho wakurikirana ugasanga ngo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda noneho kandi wakurikirana uhereye kuri ya mateka nyine ya conference de Berlin ugasanga abo bantu nibo bavukiye
ndetse rimwe na rimwe mu myaka yagiye ikurikiraho bamwe bagiye bameneshwa kuko no mu Rwanda urabizi ko dufite impunzi ubizi se hari n'abo twiganye rwose muri mu ntangiye segonderi bageze mu Rwanda mu cya 1996 bahunze iki bahunze abakoze jenoside bari bahungiye muri Kongo bahageze kubera yanyenga bitekerezo bahageze ngo basanga n'ubundi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ngo babatutsi urumva abenshi bari mu Rwanda ifite inkambi nini rwose kandi koko ubona no mu buzima busanzwe tugenda duhura abo ngabo si abanyarwanda ntabwo urambwira ko ari abanyarwanda kuko iyo umuntu ari umunyarwanda ntabwo yajya kuba mu nkambi noneho no muri Kongo urumva bari kubahahana ikibazo umuntu wese ahita yibaza nibagera mu Rwanda buriya biragenda gute niba mu Rwanda ari impunzi muri Kongo bakaba bari kwirukankanwa ibyo narabibonye amashusho ku mbuga nkoranyambaga agiye ahari umuntu wese ahita yibaza akibaza ngo ese biraherera hehe nkumva rero icyo wavugaga cyo kurwanira uburenganzira buryo umuntu urwanira uburenganzira bwe arwana nk'uwiyahura nkumva ndetse n'iriya ntambara ifite impamvu kubera yuko kugira ngo umuntu aza gukure aho wavukiye gutyo gusa nta n'ahandi ari no kukujyana ese umuntu yasigara ari mu kirere nk'inyoni burya niburigira n'ishami yarikamo niko njye mbitekereza kandi ni nako kuri ariko noneho tukibaza ngo none se niba ubuyobozi butari kubyemera sibyo kandi buryo ubuyobozi baburi overall baburi hejuru y'ibintu byose twagihereyeho yewe ntago ndi kubona ubundi ubuyobozi niki ntago ndi kubona iherezo rya biriya hari ukubura umuyobozi hari ukuba udafite umutwe donc umutwe urwaye ngo hari ikibazo ubundi wabarangiye n'umubiri wose buri ufite ikibazo bimwe ufite ikibazo donc uragira ngo bigende umuntu ntagira ngo bigende ikibazo ni ikintu kibazo cyoroshye cyane kiri natoto ariko noneho za nkozi z'ibibi rero nakubwiye byatangiriye hirya iyo ni amateka maremare mu cyumvikana za nkozi unabizi reka tunguye kubite kugeza tubateze mu mwiryane tubateze mu mwiryane bihoreho duhore reba hari igice diviser pour régner tubaceme ibice hanyuma tuko tubinjirira donc nk'igihuru cy'inzitane gifatanye ntabwo wakinjira udafite umurongo ukata niko abantu bamaze bari kubacamo ibice uyu ngubu ibihugu byose leta zose ubungubu zashoye imari muki mu kugura imbunda ukagira ngo imbunda abaturage barazira kubaka imihanda byabaye bihagaze igihugu nka Kongo cyo kubaka mu mahoteli shwe reka kuba hoteli biracecekano be nambere hari ibindi bintu bagomba kwanza kwita kandi zo mbunda zica bene gihugu nta ruganda rukora imbunda muri Afrika ejo bundi nabonye nuza statement ya Trump president Trump wa USA urabona atoje bundi yari ariko iri mu cyongereza ariko ugerageje kwisobanura mu kinyarwanda yavugaga ati abanyafurika haciye imyaka 50 bavuga ko bibohoye ubwo kwibohora ni kwa kundi ku bari babonye ubwigenge batubeshye ngo by'ama independence ibyo ngibyo byose atariko kuva muri icyo gihe nta bikorwa by'iterambere bigeze bageraho ahubwo bagura imbunda zo kwica abaturage babo yagiye avuga ibintu byinshi bikorwa remezo hafi ya zero noneho agasoza avuga ngo ese ibyo bintu n'ubu umuntu ubundi umuntu bwakwiye gushakirwa mu bayobozi kuko baba bafite n'icyerekezo cyaho bajyana ibihugu byabo cyangwa se bya institution bagiye bashinzwe niba umuntu wenda ari ministeri ayoboye arifuza ko yatera imbere niba umuntu ari pasiteri arifuza yuko itorero ayoboye ryatera imbere muri iyo njyana ariko byagera muri Afurika ari n'ibyo ngibyo twanagarukagaho ugasanga ahubwo ibintu biri mu mitwe y'abayobozi rimwe na rimwe no kwica abo bayobora cyangwa se bashinzwe kurinda ibyo nabyo ugasanga ni ikibazo kinakomeye none nkibaza ngo niba M23 iri kurwanira uburenganzira bwayo ariko ubuyobozi bwo hejuru ntabwo bubyumva bazabyumvishwa nande bizagenda gute urabona bizaherera hari umuhanzi wavuze ngo ndababaye nanjye ndababaye bwanaza ndababaye ufite impamvu kandi wese kandi yababara ushyira mu gaciro nk'iryo jambo se uwo mugabo w'igihangange yo yavugaga donc servo abayobozi bamwe na bamwe kandi umubare munini w'abanyafurika servo zabo barazidashye bazishyira mu bandi bayobozi zigera zibera mu bihugu by'ibihangange niyo bagategeka ngo uyapfe uyabeho uyatotezwe uyagire gute ni ibintu byoroshye nko kunywa amazi nko kuzinyabuje imenya cyo cyoroshye kuzinyabuje kugira ngo umutekano hano wacu ugaruka abantu bajye mu murongo wabo bakora ibyo bagomba gukora umuntu agomba kuguma ariko ni business ibereyemo izo mbuna zabo zazagurwa gute ibindi byagenda gute iyo kino gikemutse ashoza ikindi hari kino gikemuka ashoza ikindi hari batyaza ingabo nari kintu wibagiwe bazanye ingabo zikomeye zitwa ngo MONUSCO
kuva icya 990 na baraho ngaho bari mu kiriya gihugu. Ejo nabonye bacancuro ahubwo babamanikisha amaboko bagiraga gutya imbere ubundi bakongera bagahindura barabasase kabisa. None abacancuro barakubiswe ku buryo bavuga ati turemeye. Niyo Monesco rero niba ari harya Monesco n'abacancuro baratandukanye. Sha urumva reka nkubwire. Bose n'abacangiye. Hakurya harabaye. Arahagaze. Ariko twatangiye ko karayifumbwe. Ngo utakazi nyine uraje. Yacu tuyita pune. Bayivuga tu. Ikibaje nuko nta niyari ihari. Ntabwo twabura kwirira no kwiryamira. Ariko we yabiraye yabitaraye n'ubundi kubaho ubwo tuzabaho no gupfa tuzagira gute tuzaba ibya Kongo tugarutse ku bya Kongo. Yego tusa n'abanasoza buriya kubera yuko amahoro n'ubwigenge birakwiye. Umuntu wese akwiye kwishyira akizana. Yego rega boringo ndabyumva ariko se barana abavandimwe bacu bari hakurya hari kuko buriya hari ikintu shobora nabonye nacyo nubita abavandimwe muri Goma yari abisa Kongomani kurusha abandi niba ari buhereyo bakavuga ati nibabasange bagakomereza babona isomo sirari. Oya ndavuga nubita abavandimwe uravuga uti none umwebwe muri abanyarwanda dore abavandimwe bamaze kwitoga magende mubasange mu. Oya buriya rega Kongo yose Burundi bwose aba Uganda Tanzania bene ibyo bihugu twavugaga twahereye mu karere k'ibiyaga bigari uretse abantu kuba bapfa ubusa nduzi kuba bapfa ubusa bakwiye kuba duhahirana tugakundana cyane ko imiryango myinshi yanashingira ngo ziko muri karaka muri iriya ntambara ejo bundi hari imiryango igera kuri 32 nayumvaga ku makuru bamaze kubona biyoberanye. Hari abadamu bari barashatse hakurya muri Kongo imiryango 32 yahise yambuka hakuno kuri kiriya kirwa kiri Rusizi bakita cya Nkombo. Bivuze ko urumva basize y'abana basizeyo basebukwe imiryango yamaze kugira gute yamaze gusobekerana. Bivuze rero ko niba ugiye muri Kongo uhasanga abavandimwe nibyo ngiye navugaga. Nujya mu Burundi ni gutyo, nujya muri Tanzania ni gutyo. Rero politike usanga abantu abayobozi bajya ku buyobozi aho kugira ngo bakemure ibibazo ahubwo bakaryanisha abavandimwe rimwe na rimwe abo banyaburayi bakaza baje kumara bene gihugu. Ubwabyo nabyo abayobozi bakwiye kubirebaho kandi bakabifataho umwanzuro. Aza ntibakomeze kubikoresho by'abantu ngo ntashirare ko ariko twaganiriye nk'abantu tutari abasesenguzi cyane ntituri namba. Ariko karavuga kandi buri wese akavuga nyama no gusesengura wese akanavuga anabivuga uko abyumva nuko abishoboye. Ntabwo byatunanira ariko se niba umuntu wafashe umwanya akatwumva azafatiye package niye mpamba tukwiye kuba tumugenera akumva avuga ati akakaro kameze gutya kakatanga iki ngiki akatanga iki ngiki kiganiro kakaba harimo ingingo bafite numvise mino ngingo atumva turi gutwenza gusa n'abavuze icyo nta nubwo turi gutwenza ko mutere kuko nuko yenda ngo akabigasekwa nk'akeza ariko ikiriho cyo nuko ibintu birababaje kuba turi mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo ubwacyo hari icyo kivuze. Noneho kuba Kongo iri kuberamo imirwano ari umuturanyi wa bugufi, icyo nacyo ni ikindi dukwiye gutekerezaho cyane. Kandi burya baravuga ngo inkoni ikubise mu cyeba birenze urugo, ubukwe kwirenza urugo. Biriya bintu kuba bigera kuri rwa rwego ku buryo umuntu mwari muturanye wabyirukiye aho ngaho utangira kumubonamo nk'umunyamahanga, buriya ni ingengabitekerezo mbi yongeraho ngo mbi. Kandi ingengabitekerezo buri irakura kandi ikabyara ikintu kibi. Twebwe dufite amateka mu Rwanda rwacu, ntabwo ari ibintu tuba tunono dushakisha tuvuga dusa nkaho tubitinya byarabaye. Niyo mpamvu niba byarabaye hano tukaba tubona biri kujya bizamuka n'adukikije turangaye byagira gute byakongera bikisubiramo. N'amateka ashobora kwisubiramo. Bivuze iki rero? Intambara burya irasenya ntabwo yubaka. Burya nubwo twavuga ngo intambara iri muri Ukraine iri muri Israel iri hirya ariko intambara irasenya niyubaka. Kandi buriya buzima buba buri kuhatakarira ni imbaraga z'ikiremwa muntu zakwiye kuba zubaka isi zikayigira nziza kurenza uko zayisanze. Bivuze iki rero? Ikitwa ingengabitekerezo cyose dukwiye kukirandurana n'imizi aho kiva kikagera. Nubwo twakumva itari iwacu nko mu gihugu ariko urumva ibihugu duturanye turahahirana. Ni ya Afurika y'Iburasirazuba ni ka karere k'ibiyaga bigari. Nicyo navuga uyu munsi umuntu abayicaye hano ingengabitekerezo mbi ikwiye kurwanya y'abanyamwe abantu bice
iyo ngikwiye kurwanywa iva abantu murafanya amaguru hasi abantu rwose nta kujenjeka nubwo kwakumva ari gatoya ntabwo abantu bagomba kumva ko ari gatoya ahubwo bagomba kukitaho cyane bakamenya se karava hehe kuko ikizakavamo ni ikintu kibi ntabwo ari cyiza kirakura kandi kikava umusozi yego ikindi cya kabiri ku bavandimwe bacu b'abanyekongo wamugani n'abavandimwe kuko Afrika tugera nubwo badutanya ariko tuba turi abavandimwe bose abantu bafite batandukanishwa n'iki niyo mishinga niba ari imishinga iyo migabane cyangwa ubundi se ngo ni imbibi ubundi si ziba he ko nabonye nageze kuri petite barriere no kuri grande barriere narahageze i Rubavu uretse abapolisi baba bahagaze hano n'iki ubundi iyo ugeze aho naho wabonye bahagaze hari ahandi nyine bigenda gutyo gusa ujya kumva ngo umusirikare ni imirongo mihimbano yisanze mu Rwanda bitaraga ari imaginaire yisanze mu Rwanda ushobora no kwisanga mu gihugu ukabona barakubaje atari ko wowe ko wageze hano umva wowe witemberaga bisanzwe utabona icyari ubwo rero niyo mpamvu bimeze gutyo rero ntashira ngo ararekwa ariko ndumva kino kiganiro gato tugize kinteye inyota tuzakomeza gusoma no kumenya neza ibintu duhereye neza inyuma muri cyane twavuga ku byo kwa Bismarck tukageza uyu munsi Trump ari we uyoboye Amerika tumenya amakuru tumenya imvo n'imvano umusanzu wacu twagira mu kunga abari abavandimwe b'abanyekongo mu kunga abanyafrika ku buryo abantu babaho mu mahoro yenda bakagira ingorane z'uko ibirunga byarutse yuko habayeho ibiza yuko isuri zateye habaye imiyaga cyangwa imirongo imwe iherutse guturikira muri za Amerika ibyo ngibyo kandi byibaza abantu barwana nabyo aho kumva ngo umuntu yadukiye mugenzi baramurwanya ikintu nubwo tunasoza wenda ntabwo ibyo bintu bisaba wenda n'ubushukumbuzi buhambaye ahubwo buriya tumaze kumenya yuko buri wese akubuye ku muharuro we isi yose yaba paradiso burya kurwanya ingengabitekerezo nkawe urumurezi sibyo se nanjye ndi umurezi nibyo nkora buriya aho dukorera tumajije kubaho dutoza aba Rwanda rw'ejo yego nibo turera bure nibo Rwanda rw'ejo nibo banyafurika y'epfo nibo banyafurika b'ejo beza tukabatoza kubaho birinda amakimbirane n'amacakubiri bagatahiriza umugozi umwe kuko Afurika nibyo waruvuze ngo tuvuga no umubyeyi utubyara twese ibyo by'imipaka n'ibiki byose cyangwa mugomba kubona umuntu ukamunamo nk'ikiremwa muntu kandi ukeneye kubaho ukeneye ubuzima ibyo byose numva byakunda hanyuma bikambuka bikagira no kuri abo banyaburayi n'iki tukakora Afrika ni tugakora isi iryoshye Afrika twiyubahe dukundane dukorere hamwe dushaka amahoro turyana dupfuza mu mafuta adafite umumaro dushukwa n'abari bagashaka buhati sawa cyane wakoze gushaka kuganirira abavandimwe bacu none dufite impamba nyampamba ifatika ariko niyo ntabwo yari yoroshye tubifurije umunsi ariko turanabasaba ibitekerezo buriya buriya tubiganireho gutya harundi none duha amakuru arenze twebwe twatanze babibona n'umwanya dore twebwe no gutegura ibyo twigisha abana ari iki byose ariko nanone tuba tubiganiriyeho kugira ngo kuko tubana n'abana nibo bayobozi b'ejo ba minisitiri ba perezida baki bagomba natwe kutubona nk'abantu bafite amakuru runaka ku bivugwa ese twebwe unfortunately dufite make tujye gushaka rero hagije yereka dutseza rero dusereza hamwe